hari hashize imyaka isaga 2000 urusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu ruteguriza kuza kwa Mesiya ruvugwa mu buhanuzi gusa. Ariko kuva mu mwaka wa 2017 iyi nkuru igenda ifata igipimo kiri hejuru nk'aho byanditswe mu nyenyeri. Ntabwo byumva kenshi mu itangazamakuru kuko ni inkuru izateza umutingito mu isi kuri magnitude iri munsi gato y'umutingito uzavuga ku munsi nyirizina intare yo kwa Yuda izamanuka ije kwima ingoma y'ibihe byose. Ubutegetsi bwa Isirayeli ngo bugeze kuri imyiteguro yo kubaka urusengero rwa gatatu mu cyo bita guharurira inzira Mesiya, kuva ku nka z'umutuku zizwi nka red heifer zo gutambamo ibitambo bitwikwa ngo bikazavamo ivu ryo guhumanura ahazubaka uru rusengero n'abazarwubaka, ndetse ngo igeragezwa rya mbere ryarakozwe mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ariko ngo basanze hari bitaruzuzwa birimo kwagura ubutaka bwa Isirayeli ndetse n'indi myiteguro ikomeje kujya mbere. Ese bizagenda gute kuri urusengero rwa mpande enye zingana buri rumwe rupima metero 500 rugomba kuzubakwa hafatwa nk'ahantu ha gatatu hatagatifu ku isi mu idini ya Isilamu? Ese ibitabo bivuga iki ku busi iki gihugu kigomba kuzaba gifite mbere yo kubaka uru rusengero rwa gatatu, kandi bihuriye he n'intambara za Isirayeli ku bihugu by'abayisilamu bituranye nayo? Ese kubera iki nyuma yo kurasirana bikomeye Isirayeli n'uyu munsi itifuza ko intambara ihagarara? Kuki se kandi Isirayeli ivuga ko Turukiya na Pakistani ari byo bihugu bikurikiyeho kuri liste yabo bavuga ko bateje umutekano muke ku buzima bwabo? Reka tuvuge byinshi ku iyubakwa ry'uru rusengero rwa gatatu, tuvuge naho imyiteguro yo kurwubaka igeze. Nge nitwa Matare, nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Impamvu zikomeye zidakunda kuvugwa mu by'Isirayeli ipfa n'ibihugu by'abayisilamu ku isi ni umurwa wa Yerusalemu. Twabonye ko mu 1948 Isirayeli ishingwa, umuryango w'abibumbye wanzuye ko Yerusalemu yagombaga kuguma mu biganza byayo mu rwego rwo kwirinda ko habaho amakimbirane ashingiye ku myemerere. Twabivuzeho ko Yerusalemu ari umujyi mutagatifu ku madini ya Judaism, Islam ndetse n'amadini ya Gikristo. Mu ntambara yo mu 1967 yiswe y'iminsi 6 6-day war ibihugu by'Abarabu byagabye kuri Isirayeli, iki gihugu cyahise gifata bidasubirwaho mu rwa Yerusalemu kuko cyafashe uburasirazuba bw'uyu murwa bwari busanzwe bucunzwe n'igihugu cya Jordani. Icyo twakwita nk'inteko ishinga amategeko ya Isirayeli, Knesset, itora umwanzuro w'uko Yerusalemu ari umurwa mukuru w'icyo gihugu. Nubwo Isirayeli yafashe Yerusalemu yose, ariko umuryango w'abibumbye n'ibihugu byose byo ku isi biwugize usibye kimwe gusa bifata Yerusalemu nk'ubutaka Isirayeli yabohoje ku ngufu, occupied territory, nubwo ntacyo bayitwara. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 mu 2017 muri manda ye ya mbere, Perezida Donald Trump yatangaje ko yasinye iteka ryemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Isirayeli, anasaba ko imyiteguro yo kwimura ambasade y'iki gihugu ikava i Tel Aviv ikajya i Yerusalemu yihutishwa. Impamvu nyamukuru yihishwe ngo nuko kubaka urusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu, the Third Temple of Jerusalem, bisaba ko Isirayeli igomba kuba ifite mu biganza byayo umurwa mukuru wa Yerusalemu bidasubirwaho. Abanyepalestina nabo bumvikana buri gihe muri sloga yabo yamenyekanye cyane bavuga ngo kuva ku mazi kugera ku nyanja Palestine izabohorwa, from the river to the sea Palestine will be free. Ndetse bakanavuga ko umurwa mukuru w'iki gihugu uzaba Yerusalemu ubwo bazaba bamaze kukibohora cyose. Ibi byumvikanisha ko abanyapalestina bavuga ko Isirayeli ari igihugu kidakwiye kubaho, bigahita bikomeza imibare mu mutwe wa buri wese ugerageje kwibaza uko bizagenda kugira ngo mu by'ukuri izo nzozi z'abanyepalestine zisohore. Nta na kimwe babashije kubikoraho uyu munsi usibye kwigaragambiriza mu mahanga muri diaspora baherereyemo, kuko muri Palestine nyirizina nta wabitinyuka. Ushaka ye wanavuga ko Palestine ari igihugu kitabaho, kuko n'ubundi Isirayeli nijya nuko abanyepalestina bose babaho, haba muri Gaza na West Bank. Birumvikana ko uyu munsi abanyepalestina ubwabo batahagarika Isirayeli umunsi yaba yafashe umwanzuro wo gutangira kubaka urusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu. Bihuzwa kandi n'uburyo Isirayeli na papa wayo muri batisimu bashyira imbaraga nyinshi mu gushengabaza buri gihugu cy'abayisilamu kiri muri kariya karere gisa nk'icyashobora kugira icyo gikora mu gufasha abanyepalestina. Abazi icyo umusigiti wa Al-Aqsa uvuze mu mateka y'idini ya Isilamu babisobanukirwa mu buryo bworoshye. Ariko se ubundi kuki Isirayeli mu byihangara kuvuga kuva kera byose itagivugamo gusenya umusigiti wa Al-Aqsa? Kuva ubwami bushingiye kuri Isilamu bwigarurira ubutaka bwa Palestina,
uyu musigiti wagiye wubakwa mu bihe bitandukanye mu rwego rwo kuwuvugurura cyangwa se bakawubaka bushya mu gihe wabaga wasenywe n'imitingito. Umuntu wese atekereje imibanire y'igihugu cya Isirayeli n'abayisilamu yakumva ko igifata umurwa mukuru wa Yeruzalemu cyangwa se umurwa mukuru wa Dawidi nk'uko abayisirayeli bo bawita, bari guhita basenya uyu musigiti. Ariko ngo mu rwego rwo kwirinda amakimbirane y'ako kanya n'abayisilamu bo ku isi bose, Isirayeli yahisemo kubyitondesha ikabanza kwihutisha indi myiteguro yo kubaka urusengero rwa gatatu, ariko n'ubundi amaherezo bazawusenya. Ibyo nabyo ni ndakuka byanditse mu nyenyeri. Imyiteguro bakora kandi igomba no kujyana no guca ibihugu by'abayisilamu imbaraga, ku buryo umunsi bazafata umwanzuro wo kurambika uriya musigiti hasi, nta gihugu kimwe cyangwa byinshi by'abayisilamu byishyize hamwe bizabasha kubahagarara imbere. Uzumva kenshi mu magambo y'abategetsi ba Isirayeli bavuga ko amwe mu makosa akomeye yakozwe mu mateka ari ukwemerera Pakistan ikagira intwaro kirimbuzi. Uhora ubyumva kandi ko intego nyamukuru ya Isirayeli mu ntambara ihanganyemo na Irani ikigamijwe ari ugusenya burundu ubushobozi bwayo bwo kugera ku ntwaro kirimbuzi, nuclear weapons. Uzabyumva kenshi kandi nanone abategetsi ba Isirayeli bavuga ko Turukiya n'ubushobozi bwayo bwa gisirikare ari ikibazo ku mutekano wa Isirayeli. Ibyo byose ni ibihugu by'abayisilamu. Gusenya ubushobozi bwabyo mu bya gisirikare wari ibintu biri mu myiteguro yo kuzubaka urusengero rwa gatatu nta nkomyi, kuko rugomba kubakwa kandi uwo musigiti ufatwa nk'ahantu ha gatatu hatagatifu ku isi mu idini ya Isilamu ugomba kuzabanza ugasenywa. Birumvikana ko ibyo bihugu bibaye bifite imbaraga za gisirikare bitazarebera mu gihe Isirayeli yaba itangiye gahunda zayo zo kubaka urusengero rwa gatatu. Uyu musigiti wubatse kuri Temple Mount cyangwa se ku musozi wa Moriya. Ahangaha niho hari hubatse urusengero rwa mbere rwa Salomo, ni naho hari hubatse urusengero rwa kabiri bita urwa Zerubabeli cyangwa se urwa Herodi, ni naho hagomba kubaka urusengero rwa gatatu, mu byo bita gucira inzira Mesiya. Tukiri kuvuga ku myiteguro, reka turebe iki byanditse bivuga ku ngano y'ubutaka bwa Isirayeli mbere yo kubaka urusengero rwa gatatu. Muri Bibiliya umuhanuzi Ezekiyeli mu gice cya 47 mu mirongo ya 15 kugeza ku wa 20 avuga birambuye ingano y'igihugu ishanga rya Isirayeli rizaba rifite mu gihe cyo kubaka urusengero rwa gatatu. Dukoze igereranya, igihugu Ezekiyeli avuga n'inshuro hagati y'enye n'eshanu ugereranyije n'ubutaka Isirayeli ifite uyu munsi, habariwemo n'ibice yafashe mu buryo umuryango mpuzamahanga utemera. Uyu munsi Isirayeli ifite ubutaka bungana na kilometero kare 22,145. Abahanga bemeza ko mu buhanuzi bwa Ezekiyeli igihugu avuga gifite ubuso buri hagati ya kilometero kare 90,000 na kilometero kare 160. Reka tubanze dusoma amagambo ya Ezekiyeli. Uru ni rwo ruzaba ari urugabano rw'igihugu mu ruhande rw'ikasikazi uhereye ku nyanja nini, ku nzira y'Hetironi ukageza i Sedadi, i Hamati n'i Beroti n'i Siburayimu. Hari hagati y'urugabano rw'i Damasiko n'urugabano rw'i Hamati n'i Haserihatoni, hari mu rugabano rw'i Hawurani. Kandi uhereye ku nyanja urugabano ruzaba i Haseranani, hari mu rugabano rw'i Damasiko n'urugabano rw'i Hamati kasikazi. Urwo ni rwo ruhande rw'ikasikazi. Mu ruhande rw'iburasirazuba hagati y'i Hawurani n'i Damasiko n'i Galeyadi n'igihugu cya Isirayeli hazaba Yorodani. Muzagere muhereye ku rugabano rw'ikasikazi mugeze ku nyanja y'iburasirazuba. Urwo ni rwo ruhande rw'iburasirazuba. Mu ruhande rw'ikusi aherekeye ikusi uhereye i Tamari ukageza ku mazi y'Meribati Kedashi no ku mugezi wa Egiputa ku nyanja nini, nirwo ruhande rw'ikusi aherekeye ikusi. Ku ruhande rw'uburengerazuba hazaba ari inyanja nini uhereye ku rugabano rw'ikusi ukageza ahateganye n'i Hamati. Urwo ni rwo ruhande rw'uburengerazuba. Muri aya magambo yanditse muri Bibiliya iyo bavuze ikusi ni mu majyepfo, ikasikazi ni mu majyaruguru. Amazina yanditse ahangaha mu by'ukuri mu isi uyu munsi ntago agikoreshwa, ariko abantu bemeza ko imipaka avuga mu majyaruguru irimo igihugu cya Libani cyose n'igice cya Siriya. Mu majyepfo havuga ko ari ukuva ku nkombe z'ikibaya cy'umugezi wa Nili ugafungira ku nyanja y'umunyu, the Dead Sea. Birumvikana ko ugendeye kuri ubwo buhanuzi bwa Ezekiyeli wavuga ko Isirayeli gifite akazi kenshi mu gufata ubundi butaka, niba koko bazubaka urwo rusengero bamaze gufata ubwo butaka bwose. Ibi ariko nabyo ntiwabura kubihuza n'intambara ikomeje igamije gufata ibice muri Siriya na Lebanone. Kuri Lebanone cyangwa Libani
Reka tuvuge gato ku mujyi wa Tyre cyangwa Tiro cyangwa Tire. Uyu mujyi uherereye ku cyambu kiri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Libani. Isirayeli iri kuwirukanamo abaturage ba Lebanoni ku ngufu. Uyu mujyi ariko ni ingenzi cyane mu kubaka urusengero rwa gatatu rwa Yeruzalemu. Mu bami ba mbere igice cya 5 hagaragaramo kubwo umwami Salomo yubakaga urusengero rwa mbere rw'i Yeruzalemu, yakoresheje imbaho nyinshi ziva mu giti cyitwa sedari zavuye ku mwami Hiramu wo muri Tiro cyangwa Tyre cyangwa Tiro. Uyu mujyi n'ubundi twari turi kuvuga. Izi mbaho ngo zarakoreshejwe cyane ku buryo nta buye na rimwe ryagaragaraga ku butaka bw'urwo rusengero. Mu kubaka urusengero rwa kabiri narwo, urwo bita urwa Zerubabeli cyangwa se urwa Herodi, narwo ngo rwubakishijwe izi mbaho z'isedari zivuye muri Tiro zizwi ku izina rya Cedrus Libani. Lebanoni ntabwo yari igisarura imbaho za sedari ngo izigurishe, ahubwo ibiti byose yari isigaranye byashyizwe mu murage wa UNESCO. Uyu munsi urebye mu mashusho y'ibiri kubera muri uyu mujyi wa Tiro, ibi biti aho biri muri uyu mujyi nibyo abasirikare ba Isirayeli batari gukozaho intoki. Igihari nuko n'ubundi ngo imbaho zo kubaka urusengero rwa gatatu nazo zizaturuka muri Libani. Ibimenyetso byose tumaze kuvuga haruguru ushobora kumva bidahagije ngo wemere ko Isirayeli iri gutegura kubaka urusengero rwa gatatu. Ariko reka tuvuge n'ibindi. Ikigo cyo muri Isirayeli cyitwa Temple Institute uyu munsi cyemeza ko gifite ububiko buhagije bwa zahabu, umuringa n'imbaho zo mu biti bya sedari, alumagi, olive na juniper, byose ngo bizakenerwa mu kubaka uru rusengero, ndetse ngo bakaba biteguye kubikura mu bubiko mu gihe imirimo yo kubaka uru rusengero yabitangiye. Ibyo biti byose tumaze kuvuga haruguru byo muri Libani nibyo byavuyemo ibikoresho byo kubaka insengero za Yeruzalemu urwa mbere n'urwa kabiri, nk'imiryango, imbaho zo gusasa hasi, inkongoro n'ibikoresho by'umuziki byose byo mu rusengero rw'i Yeruzalemu. Reka tujye ku nka z'umutuku noneho. Igitabo cyo kubara mu gice cya 19 gisobanura neza umumaro w'izi nka z'umutuku mu kubaka urusengero. Uyu munsi Isirayeli ifite izi nka z'umutuku zigera kuri 4 zujuje imyaka isabwa kugira ngo zitambwemo ibitambo. Ziri kumwe n'akandi kanyana k'umutuku nako bari kurira ngo barebe ko katazamera ubundi bwoya bw'irindi bara ritari umutuku. Cya kigo cyitwa Temple Institute cyo muri Isirayeli nicyo cyazanye izi nka muri Isirayeli mu mwaka wa 2023 ari 5, maze bazijyana mu mujyi wa Shiro uherereye muri West Bank muri Palestina, aho ngo ziri kwitabwaho mu gihe zitegereje gutambwa. Wakibaza ngo ko zare 5 iya 5 yagiye hehe? Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2026 imwe bayitambyemo igitambo. Ariko wa muryango witwa Temple Institute wo uvuga ko igerageza bakoze ari irigamije kwigisha abantu babo gusa uko batanga ibitambo by'izi nka z'umutuku, atari umuhango nyirizina wo kweza ubutaka no kwiyeza ugomba kubanziriza iyubakwa ry'urusengero rwa gatatu. Abayahudi bizera ko umuntu wese yanduye, kuko ngo twese twahuye n'urupfu cyangwa se umupfu. Ni ukuvuga ngo n'umuntu utarakora ku murambo ariko agasuhuzanya n'uwawukozeho, cyangwa se mugahura mugahumeka umwuka umwe, ubwo nawe uba wanduye. Izo nka ngo zizatambwamo ibitambo bitwikwa. Ivu ryazo ngo niryo bazakoresha bahumanura abantu naho bazubaka urusengero rwa gatatu. Purification. Aha wahita wibaza ngo niba abantu bose banduye cyangwa bahumanye, kandi ibyo bitambo bikaba bigomba gutambwa n'abantu badafite ubwandu cyangwa se badahumanye, bizatambwa n'abande? Cya kigo cyitwa Temple Institute ngo cyaba kimaze imyaka myinshi kirera abana batigeze bahura n'ikiremwa muntu na kimwe kuva bavuka, ndetse bamwe ngo yemwe barakuze ku buryo igihe cyose bashobora gutamba ibyo bitambo. Hari n'abajya kure ariko bakavuga ko iryo gerageza bakoze mu ntangiriro z'uyu mwaka ryakozwe na bamwe muri abo bana n'ubundi barezwe ngo bakarererwa ahantu hatageraga ikiremwa muntu na kimwe ngo kibasiga ubwandu. Aba ngo bari gutegurwa kuzaba ari bo bakora ibyo bitambo by'inka, maze ngo nibamara kwezwa no kweza ubutaka no guhumanura abantu bose, imirimo yo kubaka urusengero rwa gatatu igomba guhita itangira. Reka noneho turebe icyo abayisilamu bavuga ku kubaka urusengero rwa gatatu rw'i Yeruzalemu. Twabivuze haruguru, Yeruzalemu ni umujyi mutagatifu ku bayisilamu. Ubarizwamo inyubako ebyiri z'ingenzi mu buzima bw'idini ya Isilamu: umusigiti wa Ali Aqsa cyangwa se ukunda kwitwa Silver Dome, ndetse n'indi nyubako ya The Dome of the Rock, zose zihagaze ku butaka uru rusengero rwa gatatu ruzubakwaho. Gusenya izi nyubako ni igitero kitaziguye ku idini ya Isilamu, ari naho hava guhuza intambara za Isirayeli na Netanyahu ku bihugu by'abisilamu uyu munsi, n'ubuvugizi yamye akora bwo gusenya ibihugu by'abayisilamu kuva mu 1980.
n'imyiteguro yo kubaka urusengero rwa gatatu ruteguriza kuza kwa Mesiya y'Abayahudi bategereje. Banza wumve n'iki ngiki neza. Hagati yo kuwa kane ku itariki ya 18 no kuwa gatanu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 mu 1984, ubwo Benjamin Netanyahu yari akiri ambasaderi wa Israel mu muryango w'abibumbye, yahuye bwa mbere n'umugabo witwaga Ruvabicheri Rebe, Rabbi Menachem Mendel cyangwa se Rabbi Menachem Mendel, umwe mu bayahudi b'ibishyitsi babayeho mu kinyejana cya 20. Bahurira mu muhango witwa Simuchat Torah wo mu mwaka w'1984 n'ubundi mu mujyi wa Brooklyn muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo n'uyu munsi abantu bamwita Godfather wa Benjamin Netanyahu. Mu kiganiro cy'iminota 45 bagiranye, yabwiye Benjamin Netanyahu ko umuryango w'abibumbye ari inzu yuzuyemo ibinyoma n'umwijima. Ati no mu mwijima w'icuraburindi uzaba urumuri rw'itara rugaragarira n'abari kure. Ati ntuzagire icyo utinya gukora ngo urengere Isirayeli. Aba bagabo babiri bongeye guhura mu mwaka w'1990, bahurira mu nama yanafashwe amashusho ushobora kubona kuri internet. Aramubwira ati kuva duhura ubwa mbere hari byinshi byahindutse, ariko ikibazo nuko Mesiya ataraza, ugomba kwihutisha kuza kwe. Aya magambo y'uyu mugabo witwaga Derebe abantu bayagarukaho bemeza ko Netanyahu n'ubutegetsi bwe bari mu nkundura zo kubaka urusengero rwa gatatu kugira ngo Mesiya w'Abayahudi aze. Bakabishingira hanini ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Isirayeli hamwe n'icyuko umuntu wese unenga imikorere y'iki gihugu uyu munsi ahura n'ingaruka byanze bikunze. Ngo niyo mpamvu ibihugu hafi ya byose ku isi biruca bikarumira bikanakomera amashyi Isirayeli n'igihe yaba yahonyoye amahame yose y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Uyu mugabo Derebe kandi ngo yabwiye Benjamin Netanyahu ko ari buzaba minisitiri w'intebe wa nyuma wa Isirayeli, ngo akaba ari buzahereza inkoni y'ubushumba Mesiya nyirizina w'Abayahudi naza kwima ingoma ye. Ibi ariko bitandukanye n'ibyo Abayahudi b'Abaorthodox bemera, kuko bo bavuga ko urusengero rwa gatatu rutagomba kubakwa n'abantu basanzwe. Bo bemera ko uwo Mesiya ubwo ari buzahagarira imirimo yo kubaka urusengero rwa gatatu, ari narwo ruzaba urwa nyuma. Icyo Abayahudi bizera kandi nuko Mesiya atazaturuka mu ijuru nk'Abakristo. Bo bizera ko Mesiya ari umuntu uzavuka mu gisekuru cya Dawidi, akaba ari nawe uzaba umwami wa Isirayeli n'isi yose muri rusange. Ku itariki ya 2 mu kwezi kwa 9 mu 2024, Netanyahu yumvikanye mu magambo ye bwite abwira abanya-Isirayeli ati igihe cya Mesiya kiregereje. Igitekerezo cyo kubaka urusengero kandi gihuzwa n'imyemerere y'Abakristo b'Abazayoni biganjemo abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bashobora no kuba aribo bari mu bushorishori bw'ubutegetsi, aho bemera ko ngo ibiganza by'Imana bibohanyije, bityo ngo bagomba kuyifasha kubibohora ikohereza Mesiya vuba. Imwe mu nzira bemera ko ngo ibi byashobokamo Imana ikohereza Mesiya ku isi ngo ni uguteza intambara karundura zitabasha guhagarikwa n'undi muntu utari umukiza cyangwa se Mesiya. Ntibizagutangaze Isirayeli nigaba intambara kuri Turukiya na Pakistan mu minsi ya vuba. Inkundura zo guteguriza Mesiya wabo kuza zigeze kure, kandi ngo nta n'umwe uzabitambika. Ibyo byose bigomba kubanzirizwa no kubaka urusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu. Reka iki kiganiro tugicukiriza ahangaha. Ukunze ibiganiro byacu wabisangiza abandi ndetse ugakora subscribe kuri Bomba 250 tukajya tubana mu buzima bwa buri munsi. Nje nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Bye.